Tugiye mu gice cya Seka Nawe. Uyu munsi tugiye kubagezaho urwenya na Byendagusetsa. Umuzungu akubanura imodoka ibwami ndetse n'izindi zitandukanye. Njye muri kumwe ni Dusengumuremyi Emmanuel. Urwenya na Byendagusetsa uwa mbere. Umuzungu agira atya akubanura imodoka ibwami kwa Musinga. Umwami yirukira mu nzu, bamaze kumusobanurira arasohoka yitegereza imodoka, abwira wa muzungu wayizanye ati nikibwagura uzampa ikibwana. Uwa kabiri, umugabo yabwiye undi ati biravuga ko ujya imbwa, ese nibyo? Undi ati barambeshyera pe, ubu koko twaba tumaranye amasaha abiri yose ntarakurya. Uwa gatatu, umukobwa witwaga Dusabe ngo yari yiyiziho ko ari igitangaza. Agiye mu misa, none ngo padiri avuze ngo dusabe, mu gihe atarakomeza undi ati karame padi, ese nawe wamenye ko ndi hano? Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo mbone yuko munkurikiye kandi muzajya mubona urwenya na Byendagusetsa muri Nawe Waseka, ndetse n'izindi video zigiye zitandukanye muri Hindura Ubuzima n'ibindi bigiye bitandukanye. Kora subscribe ntuzacikwe n'izindi video zigiye zitandukanye zajya zinyura kuri iyi channel yitwa Light TV 20. Urakoze cyane.